ni nyuma y'iminsi mike Element atangaje ko ari mu gihugu cya Tanzania arimo akora indirimbo Harmonize. Uyu munsi Element yamaze gutangaza ko akozwe ku mutima cyane no gukora indirimbo KIBA mu gihugu cya Tanzania n'ubundi, dore ko Element amaze igihe muri Tanzania n'ubu hakiri kubarizwa. Ngo wahe ikaze kuri ADMOUNT NYUMA, ahangaha tuganira amakuru ya entertainment ndetse n'ibyashishikanye kuri iyi mihanda. Ngo wahe ikaze. Yes, ndongeye ngo ikaze cyane rero kuri ADMOUNT NYUMA, ahangaha tuganira amakuru entertainment ndetse n'ibyashishikanye kuri iyi mihanda. Mu minsi ishize rero nababwiye kuri Element yatangaje ko ari gukorera indirimbo Harmonize mu minsi ishize rwose ko indirimbo nayo yenda gusohoka, dore ko yenda no kugera hanze n'ubundi. Element rero aracyari kubarizwa mu gihugu cya Tanzania n'ubundi, ariko aracyakora indirimbo zigiye zitandukanye muri iki gihugu, akorera abahanzi bagiye batandukanye kuko bamaze kumubonamo ubuhanga ndetse n'ubushobozi bwo kuba yabakorera indirimbo zigiye zitandukanye. Abahanzi rero bagiye batandukanye baragenda bamugana. Kuri wa 17 rero kwakira 2024 Element yatangaje ku mbuga nkoranyambaga ze ko afite ibyishimo byinshi cyane kubwo gukorera indirimbo KIBA muri iki gihugu n'ubundi, nk'umunyabigwi urenze mu muziki rwose. Element yanezejwe rero nuko yakoreye indirimbo uyu muhanzi. Mu magambo ye rero yivugiye ati byari byiza guhura n'umuhanzi w'umunyabigwi nka KIBA. Ewana kabisa. Kandi Element yakomeje avuga ko nyuma y'izi ndirimbo ko ya Harmonize ndetse n'iyo ya KIBA ngo bitege ibintu byinshi cyane birenze Element agiye gukora. Ndetse rero nk'uko muri kugenda mubibona mu mashusho, urabona ko bari muri studio, urabona ko ibintu byari neza cyane kabisa. Rero ubwo Element yabitangaje rwose yerekana amashusho muri studio ukuntu ibintu bimeze. Ewana narababwiye yuko Element kabisa, twavuga ko Harmonize ari umuhanzi wa mbere ubanje kumubonamo icyizere, akamuha amahirwe yo kumubwira ati ngwino nkorera indirimbo. Element rero agenda muri Tanzania agiye kumukorera indirimbo, nibwo kugenda rero ahura n'abandi bahanzi bagiye batandukanye bamubonamo ubuhanga ndetse n'ubushobozi bwo kuba yakora indirimbo nziza kandi zigakundwa. Ubwo rero nk'abafana nyine turitega no kuzareba ikizavamo. Ese izo ndirimbo zaba zimeze zite? Izo ndirimbo zaba zikoze zite? Ese izo ndirimbo hano hanze zizakundwa? Niziramuka zikunzwe azaba ari bwo ubushobozi bwa Element buzaba burimo bugenda bugaragara cyane, ndetse no gukora indirimbo, guproducing indirimbo bigenda byaguka, ariko gutera imbere kwe ndetse no gutera imbere n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ruva no gutera imbere no kwaguka, nibyo tuba dukeneye hano muri entertainment, mu muziki by'umwihariko, bigatuma n'abandi bahanzi benshi baturuka hirya no hino bakaza gukorera indirimbo mu Rwanda, ndetse babona ko indirimbo zabo nyine zizakundwa hano hanze ku isoko, ndetse abantu bakaziha agaciro. Rero ubwo nyine Element akimara gukora indirimbo ebyiri, twabonye ko ari ebyiri yakoranye na Harmonize mbere yuko ajya gukorera Harmonize indirimbo, ari indirimbo yakoranye na Bruce Melody Zanzibar, ndetse agakorana n'indirimbo One More Time yakoranye na Kenny Soul. Aho ngaho rero niho Harmonize rwose yagiye abona ubushobozi bwe, ndetse bagiye banahura kenshi kagiye gatandukanye, usibye no gukorana izo ndirimbo akajya areba uburyo akoramo. Ibyo rero bituma Harmonize amugirira icyizere, amujyana ngo amukorere indirimbo. Ubwo rero Element nawe amaze nyuma yo gutangaza ko yanejejwe cyane n'ibyo ngibyo yo kuba Harmonize ariko akora indirimbo Harmonize yaranarangiye already ariko itarajya hanze. Element rero yongeye atangaza ko yakozwe ku mutima cyane no kuba yakoreye indirimbo KIBA wo muri iki gihugu cya Tanzania n'ubundi. KIBA ni umunyabigwi kabisa, muramuzi cyane. Rero ni ibintu byiza cyane, rero ewana tuzabikunda kandi tuzabikurikirane. Ewana ndagushimiye cyane wowe ubanye nanjye kuva ino video itangiye kugera irangiye kabisa. Ni iby'agaciro gakomeye cyane. Ntugire udakoze subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru agiye atandukanye niba utarayikora, ndetse wibuke no gukora ku nzogera kugira ngo ndetse dushyiraho video ujye ubona mu ba mbere. Ndabakunda cyane, murakoze. Amakuru entertainment ndetse n'ibyashishikanye kuri iyi mihanda nibyo twiganirira kuri ADMOUNT NYUMA.